nangiye kubasuhuza abakunzi ba Beni Grace TV. Kano kanya rero nkuko mubibona hano mfite inyama, izi nyama ni iz'inkoko, so ngiye kubereka ubundi buryo wazitekamo. Ngewe neka ibintu byose, yaba inyama, yaba ishyimbo, y'ibirayi, ibintu byose tugenda biteka, yaba bese ibintu byose uzi mu buzima barya umuntu agomba kubiteka, kuko buri wese afite ibyo ateka ashaka guteka. Niyo mpamvu ibintu byose tugomba kubiteka. Yaba n'imyumbati nzayiteka, nuko wenda ntakunda kuyihaha imyumbati kuko nta bantu bayirya mfite, ariko nayo ngewe ndayikunda. So rero hano tugiye guteka zino nyama. Hano nzise kumbabura, hanyuma nshyizemo icyo bita bicarbonate de soda. Sinzi niba muyizi, muranyibereka. Umuntu ukurikira video zanjye arayibona, yaba yiziho. Hanyuma mfasha kugira ngo inyama zite zishya vuba, ariko utanayikunda wikunda inyama zikomeye wayikora. Ngiye nkunda inyama zoroshye kubera ko mbafite abana baba bagomba kuzirya kandi bakazirya zoroshye. Iyo umwana abiriye akumva biramunaniye arabigusubiza. So rero hano nkuko mubibona nzishyizemo, mfite ibitunguru byinshi, nakase, mfite inyanya nyinshi, nakoze ibirungo biri naturel ariko biri byinshi. Harimo na tungurusumu. Rero uko mubibona ibi nibyo tugiye gukoresha. Ibirungo burya ibintu by'imboga ni byiza, birafasha mu gutuma. Hano ndi kubona ko nashyizemo ibitunguru 4, poivre 3 n'inyanya zingahe. Inyanya nazo ni nyinshi. Rero hano murabona byamaje gufata umuriro. Inyama y'inkoko ariko afashe umuriro nta gitinda. Yego, komeza kuvanga. Mbibutsa yuko umuntu mu gihe agiye guteka ashonje yababwiye ko agomba kugira ikintu abanza gufata kugira ngo yirinde guteka nabi. Niba wumva uramutse ushonje cyangwa se wumva amasaha yagusize ubona uvuga uti singira urarota bigute, so ibyo biryo muteka mwihuta rwose, simbabeshye ntabwo ibyo biryo biba biryoshye. Byiza abantu ushake niba ari agacyayi ukanywe, niba ari agakoma ukanywe, hanyuma uze uteka utuje, uteke neza, abantu barya ibiryo byiza. So impamvu ngewe abantu bajya bambaza ngo kuki wakunze guteka, so ngewe rero buriya ntabwo nkunda ibiryo bibiye. Ni ukuri, yaba ari igitoki, yaba ari ibirayi, mbirya ari duke. Sinkunda ibiryo byinshi, ariko uko byaba bingana kose mbirye numva biryoshye. Niyo mpamvu rero nahisemo kujya nitekera, kuko abo nkunda umuntu ngaburira nabi. Ntabwo nitekera buri gihe, ariko n'ubundi kuko muzi neza ko abakozi tuzana abenshi baba bavuye mu byaro, ntabwo kenshi baba bazi guteka pe. So ariko igihe mbonye umwanya ngiye ntekera umuryango wanjye. Wowe ubigenje ute? Niba uri umumama ukaba utabona umwanya wo guteka, ni ukuri kw'Imana ni ikibazo pe. Wenda birashuterwa ariko ndategeza ko ni mu bantu bakora n'akazi kagoye, ariko ngerageza buryo ki. Niba mvuze ngo ndatetse ndataha nkaruhuka, so cyase niriwe mu rugo ngataha nkaruhuka, ariko igihe mbonye umwanya ngiye ndateka, kandi gateka ibintu byiza. Abana bakabwo mfite n'abana koko babona ko nteka nabo bazakura babikunda, kuko bazi neza ko umuntu agomba guteka. Umwana yabona iyo akuze akabona utarigeze ujya mu gikoni, ubundi uramubwira ngo azajye mu gikoni gute. So rero hano turakomeza kugaragura inyama zacu tunaganira, ariko nanone mbibutsa yuko umushyashya waba ugeze kuri channel yanjye rwose, nubona ukunze ibintu nkora, ngiye ni ibintu nkora nibereye mu rugo, wakora subscribe numva bikunze rwose, ukabona nyikwiriye uyimpe nta kibazo. Nubona nyikwiriye uyimpe, kandi nabwo ntayikwiriye nabwo nta kibazo. Biterwa n'icyo umuntu akunda, gusa buriya ikintu cyose kigira abagikunda. So rero hano twakomeje kuvanga inyama zacu tunashyiramo n'ibirungo byacu, ngira ngo murakurikiye. Hano rero murabona neza ko twakomeje gukaranga. Mukurikire tunaganira, munakurikira, mujye muteka iwanyu neza. Nukura mama mwumva mukumva ko mufite abakozi bazajya babatekera bonyine. Oya, nuko hano mfite turmeric, tukoresha turmeric, nkoresha curry powder, ngiye nkunda ibirungo. Yego, hano rero murabona nkomeje kuvanga, afite na sauce nandi kwereka ibirungo byose turi gukoresha tunaganira. Hanyuma rero
ya murabona neza ko ibintu ni bizima, inyama zacu zigiye gushya, turi kuziteka zitonze. Ngende mu bantu bateka bitonze, umbwiye ngo teka vuba n'irirwa mpita mbivamo, ko sinkunda kugabura ibiryo bibishye rwose. Icyo cyarananiye kandi nanjye sinanabirya. Ariko uzi guteka ibiryo warangiza nawe ubwaho bikakunanira, ugateka ibiryo byashya ntumenye ko harimo umunyu, ngiye gushyiramo magi. Ibaze guteka ibiryo byashya ukumva nta munyu urimo, wabyariye warangije. Gusa niko guteka. Ibaze guteka ibiryo wamara ugacana imbabura ugakubitaho amavuta, wamara gukubitaho amavuta ukabona kujya gukata igitunguru. Mu by'ukuri ibyo biryo biraza bisarite, wabanje ugategura kare. So hano rero inyama zacu zahiye, inyama z'inkoko hano nazikuyemo mu isahane, ngira ngo murimo murazibona neza. Nazikuyemo nazishyize ku isahane, murimo murazibona neza zihiye, nzaruye hano zidafite isosi, zanakuyemo zidafite isosi. Murabona ukuntu izi nyama zanjye zisa neza. Hano nibereye mu rugo rwose, niyo mpamvu babwira nti mujye muteka neza, mujye muteka neza. Ibintu byo kurya nabi wapfa, byo kurya nabi rwose mwihahira, dore ibiryo biranahinda. Oya, murabona ibiryo bidasa neza, murabona bidateye apeti. n'ubugari wagurisha, murabona ntabwo ari inyama zimagatanye, ni inyama zoroshyemo. Hari uburyo ushobora gutekamo inyama, ibirungo murabona biragaragara, puwavuro ziragaragara, ibitunguru biragaragara. So ntabwo mperuka kugura puwavuro z'umutuku n'umuhondo, nazo ndazikumbuye. So hano rero ushobora kurangiza guteka zimwe, mu gukuramo zimwe ukazikuramo zitagiye mu mazi, izindi ukabakora agasosi gakeya ku ruhande, birashoboka. Inyama zivuye mu mavuta ziraryoha pe, namwe murabizi. Hano rero izasigaye nazikozemo agasosi gakeya, kuko aba ari nkeya, ntabwo zikora isosi kenshi, ariko nakozemo agasosi gakeya, isosi nkeya ariko nanone ku buryo umuntu ubishatse yahirisha ikindi kintu cyose ashaka. So rero niyo mpamvu ndabasaba ngo mujye muteka neza rwose mwa bantu mwe. Umuntu uhora umbaza ngo bikora ryari, ndabikora nyine kubera yuko ndabikunda. Nize gukundiye guteka kugira ngo njye ndya neza nibereye mu rugo. Nta mpamvu zo kubaho ndya icyo nahacyo se, yaba n'igishyimbo yaba n'igitoki, ngomba kukirya kiryoshye. Niyo kondisiyo yanjye. Gusa nyine tubana n'abakozi batazi guteka, ariko nyine ikintu cya mbere ngiye mbanza kumwisha ni uguteka, nyine babyungukiramo. So utabishaka rero ugatashaka kumenya guteka, mana yanjye umva uwo ngo ntabwo byahura. Kuvuga ngo